hazabaho igihe useka azarira, hazabaho igihe urira azaseka, iby'isi ni gatebe gatoke, iby'isi ni gatebe gatoke. Ndi mu gahinda, ndi mu magorwa, uranshungera ushinyagurira, inshuti zanjye ngo nimage nifashe, kubabara birababaza, nyamara menya wa mugani ururiya abandi rugwizigamiye. hazabaho igihe useka. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyanyu cya buri wa gatandatu, uko mbyumva. Uko mbyumva rero ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Tarcisse Semana afatanyije na Didas Gasana. Nyuma ya Gasana Didas kandi dufatanya na Amiel Nkuriza. Rero abo bose uko ari babiri bakaba bari mu gihugu cya Swede, hanyuma noneho tukajya dufatanya na Andre Kazigaba akaba yagize ibibazo bya tekinike, wenda ashobora kuza mu kanya, reka tubyihanganire, ariko nawe arasuhuza abakurikira ikiganiro uko mbyumva. Naho Gakeri Fideli akaba yiseguye ku bakunzi be, cyane cyane abari muri Amerika aho abarizwa n'i Kigali, ngo bamukurikira. Ibyo bamubajije akaba yavuze ati nzagaruka kuwa gatanu w'igitaha, kuwa gatandatu w'igitaha muzambaze ibyo mwashaka kumbaza. Turabashuje rero, ni cya kiganiro cyanyu uko mbyumva. Uko mbyumva rero azarira, hazabaho igihe urira azaseka, iby'isi ni gatebe gatoke, iby'isi ni gatebe gatoke. Abashinyaguzi babaye benshi, aho amateka yarangiye, n'ibimyifatire ngashoberwa, ngaseka mbabaye, bukira bugacya, ureba imfungwa ugacira ugaca imanza, ureba indembe ukareba hirya, bamasikini bagutera ishozi, ugafunga amarido y'umutima, nyamara ntawe umenya aho ejo buzirageze. hazabaho igihe useka azarira, hazabaho igihe urira azaseka, iby'isi ni gatebe gatoke, iby'isi ni gatebe gatoke. Gatebe gatoki, ibyo mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Kongo Kinshasa, mu karere k'ibiyaga bigari, muri makeya ni Gatebe gatoki. Iyo Gatebe gatoki rero
iragenda yigaragaza ku buryo bwinshi, cya kirunga gihora kiruka kidahwema. Twagiye tubisesengura mu geopolitike tuvuga tuti Kongo ni nyama ya tembo, ni ya nyama y'inzovu nini buri muntu wese ashaka gushituraho. Noneho rero ubu ngubu ibintu bigeze iwandabaga, u Rwanda na Uganda baracyarebana y'ingwe, ku buryo ndetse abaturage ari uwigiye guhaha hakurya, abapolisi batahwema kubarasa ku manywa y'ihangu, ndetse bakoherezanya imirambo hagati y'u Rwanda na Uganda. Ariko Uganda yo akaba nta muntu irahutaza w'umunyarwanda ku buryo bugaragara ngo berekane nk'iyo mirambo yarashwe cyangwa abantu bakubise bafite inguma, ariko ku Rwanda ho bikagaragara yuko bafite bwa bubandi nyine, y'amabandi, inyeshyamba z'amabandi zikubita abantu ku manywa y'ihangu, zikabica ku manywa y'ihangu, nkaho ubuzima nta kamaro bufite. Hanyuma noneho imishyikirano hagati ya Kagame na Kaguta yagiye buri gihe nta kintu igeraho, irasubikwa buri munsi. Ibyo bishatse kuvuga iki? Tuzaguma muri uwo mukururano kugeza ryari? Muri Kongo naho imishyikirano iteganywa buri gihe kugira ngo barwanye inyeshyamba ngo ziri mu burasirazuba bwa Kongo, igenda isubikwa buri munsi. Ibyo bivuze iki? No mu Burundi naho ishyamba si ryero. Reka tuhere noneho kuri Uganda n'u Rwanda. Reka mpere kuri Andre Kazigaba. Andre Kazigaba, wakurikiye ibi bintu ko byagenze, tukajya tunabisesenguraho, wowe ukemeza yuko Kaguta arimo gushyiraho Empire Hima, arimo gushaka kugira ngo yubake inzu ye muri kariya karere, ati utazamuyoboka azamwikiza. Hanyuma ukavuga uti Kagame we ni umukino baba barimo kwikinira, ari muri uwo mukino, ntago no gushotorana gusa, nta kindi. None ko bakigumiza kutumaraho abantu bacu ari Kagame ari na Kaguta, tubyifatemo gute? N'imishyikirano bagenda bashyira hagati yabo ngo bemeye ko igomba kubahuza itagerwaho, ubisomamo iki Andre Kazigaba? Urakoze Tarisisi. Nagira ngo nsubiremo ko mu by'ukuri birazwi ko Kaguta na Kagame mu kibazo cyo mu biyaga bigari, intambara z'ubwicanyi ziri muri kariya karere, abagabo bombi ni impanga. Ntabwo ari impanga, kuko Kagame ni umwana kuri Kaguta, kandi Kaguta niwe wamutoje. Ye tubifate gutyo, ariko noneho tubite umwana na se, aho nabyemera. Nuko mbyumva, ariko ubyumva ute? Ukomeza igitekerezo cyane, niba ubona ari impanga ubitubwira, ariko njye ndabona ari umwana na se. Okay, reka dukomeze. Ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri kuba bavuga ngo abapolisi b'u Rwanda barasha abaturage b'Abagande, nyine se kuki abapolisi b'Abagande batararasa Abanyarwanda? Nuko nta mbunda bagira. Kagame we icyo ashaka ni ubushotoranyi, ariko ntagashotora Uganda. Biriya ni ukuyobya uburari. Ntekereza ko nk'u Burundi burasha Abanyarwanda 2-3 kuriya, Kagame yabatera. Kongo irasha Abanyarwanda 2-3 kuriya, Kagame yabatera. None u Rwanda rwo rurasha Abarundi rukarasa na Kongo, byagenda gute ku rundi ruhande? Byo hari igihe batabarasa, hari umwaka w'ubusa batabarasa, ntibabarasa buri gihe, ariko bo ntibagire icyo batera. Ngo akomeza igitekerezo cyawe. Barasha abasirikare ba Kongo bangana iki buri munsi, buri mwaka barasa abasirikare. Abaturage b'Abarundi bo barashize. Ubu rero wenda ngira ngo batararasa n'Abatanzania, ariko ubwo bafite uzi ko bigeze kubicira abasirikare bageze ku 10 hariya muri Kongo. Ubu rero kuba barasa abaturage ba Uganda, ibyo ntibisanzwe. None abaturage n'abayobozi ba polisi cyangwa abayobozi b'inzego nkuru za leta bishwe, kandi bikagaragara ko ari leta y'u Rwanda yabishe, habaye iki?
ntago bari abagabo bombi ku kibazo kivuga ngo umuturage w'umunyarwanda cyangwa umuturage w'umugande ntacyo bibabwiye. Bari abaturage ntago baruta abasirikare bageze kuri 200 biciwe Kisangani. Ukumva uyu munsi rero ikirebwa ahubwo ni nkaho Kagame abwira Museveni ati kuntererana urabona amaherezo arayahe. None ukaba ushaka kuvuga n'iriya mishyikirano bavuga yagombaga kuva bava muri Angola yuko nabyo ari kandi gakarita bagenda basunika bigizayo kugira ngo bagere ku cyo bashaka? Imishyikirano zigenda ite bashyikirana bavuga n'iki icyo bakomwa kagira Imana umwana na se wenda bagashyikirana bakumvikana n'uburyo basonga mbere bajya muri Kongo kuri ya nzovu. Ese muri Kongo kuva muri 1996 Kagame yavuyeyo cyangwa Museveni yavuyeyo. Nababwiye ko niba u Rwanda rufite special force ibihumbi wenda 6 by'abasikare ba special force, ibihumbi 4 biri muri Kongo, nibo bakora turiya turimo two gucuruza utuntu ku mihanda, nibo batwara abagenzi mu mamodoka, nibo bari mu masantre, nibo barindi ibirombe by'amabuye. Niba kandi Republican Guard igizwe n'abasirikare 5,000 ibihumbi biri muri Kongo, no kuvuga ngo special force na Republican Guard nta kazi bafite mu Rwanda. Mu Rwanda akazi gafitwe n'uriya mutwe w'iterabwoba wa RIB kagirwa na DASO, ariko special force na Republican Guard ibyo bagomba kurinda biri muri Kongo ntago biri mu Rwanda. Niho bari rero kuva 1996 kugeza uyu munsi. Ntago bara la même chose Museveni nawe kuva bavuga ngo barwana Kisangani bagize kugeza uyu munsi ntago abagande baravayo. Ahubwo ikibazo uyu munsi kivuka kireba buri gihe Uburundi nibwo buri mu bibazo bikomeye, kuko iyo ureba igitutu abo banyaburayi bari gushyira kuri Nkuru Nziza, ukareba umwuka w'intambara uri mu Burundi cyangwa w'abasirikare b'u Rwanda bashaka gutera Burundi, ubona ko Burundi aribwo bufite ikibazo, ntago Bugande bufite ikibazo rwose. N'uyu munsi tuvugana ubu ntituri kuwa gatanu ninjoro, amakamyo arayamanuka agihuye ageze nko ku 15 y'abasirikare. Uranyumva? None se ko barashe ku muturage w'Ubugande za Kagitumba ko batazamutse za Kagitumba, bamanutse bagihuye bajya kugira gute? Bashaka kuba bagiye gukumira abantu bari mu ishyamba rya Nyungwe ejo bundi babarasheho. Oya ntabwo niba ubyibuka Kagame yavuze ko yatoraguye abantu abibazana n'uzana abamorike arabyemeza. Hari rero biriya ni imikino ya politike n'ibyo Kagame leta ya FPR yikoresha. Perezida w'igihugu ahagurutse akavuga ikintu uwo ushaka kukinyomoza gute? Yavuze ko abantu yabatoratoye nta muntu uhari. Simbona rero impamvu ahururana amakamyo wasanga bari basanzweyo akabajyanye y'abandi pfiyo mu majyepfo, nta nubwo agiye muri Nyungwe. Icyo areba n'u Burundi. Ibyo se nawe urabyemera icyo avuze aba ari ukuri? Ukundi kuri se yigeze avuga nukuhe noneho kuriya kukaba kwari ukwa kabiri. Niho rero mpera nkavuga nti Andre Kaziga burigiza nkana, kuko uravuga uti na macenga nyine ashobora kuba ahubwo yugarijwe, abo bantu bateye mu Bweye, abantu bateye Musanze, noneho akaba ariyo mpamvu ari kumukusanya ayo makamyo, wenda nyine akavuga ati kuri Uganda kwa papa bimeze neza, wenda ntago ashobora kugira kuntera icyugazi, ahubwo ashobora kuntera ingabo mu bitugu nkajya gusunika hariya abo ngabo batera mu Bweyeye, abo ngabo n'Abarundi nkeka yuko wenda ngo babaha inzira yo kuza kuntera. Ntago Museveni ashobora gushoza intambara classique kuri Kagame. Yakora ibyo ashoboye ku buryo yamusimbuza, kandi twese turabizi nibyo wenda yatekereza cyangwa wenda nibyo yaba yaratekereje, ariko ntabwo yatekereza kurasa u Rwanda ashaka kujya gukuraho Kagame. Ntabwo ariko yamukuraho, ibyo ntimukabyibeshyeho cyane. Ikirebwa rero uyu munsi umuntu ushobora gukurwaho bubi na bwiza ku ngufu cyangwa
ku neza no ku nabi ni inkuru nziza ko mu by'ukuri inkuru nziza abangamiye umushinga wabo narababwiye ngo kuva Uburundi buyoborwa n'umuhutu ntago Museveni na Kagame basinzira kuba rero barunda ingabo muri Congo no kwimira ko wenda ingabo zawo nizatabara Burundi cyangwa habari abantu bo muri SADC batabara Burundi kugira ngo hazabe hari za force bahita batera kandi kajagari neno bikitwa ko atari mu Burundi gusa ahubwo bibaye no muri Congo kuvuga ngo bashobora kwata ku Burundi ame mutaba bagahita bataka n'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo kujya kuzica ibyo kandi ni ibintu birimo bitegurwa ubona ko bitegurwa ubugome bwinshi bushobora kuzagira ubukana burenze ubwo abantu batekereza kandi biba abantu barebera ariko kuvuga ngo Museveni azahindukira arase Kagame cyangwa Kagame ahindukira arase Museveni oya ntabiriho je nuko mbyumva ikibazo ubu ngubu gifite Burundi ikibazo gifite impunzi z'abanyarwanda ziri mu mashyamba ya Kongo ndagushimiye Tarsinsi urakoze Andre Kazigaba reka twumve Gasana Didas niba afite indi lecture no kuvuga afite indi ndorerwamo abonamo icyo kirunga abonamo ubwo bushotoranye nta nubwo ari n'ubushotoranye ahubwo urwo rugomo rw'izo nyeshyamba inyeshyamba iyo mvuze inyeshyamba mba mvuze Kagame na Kaguta ndetse na Nkurunziza n'inyeshyamba mbabarire bose babaye mu ishyamba nyine ibihugu byacu byose biyorwa n'inyeshyamba ariko hari inyeshyamba n'inyeshyamba nyine Kaguta na Kagame bo inyeshyamba zirenze urugero Gasana Didas uracyafite nawe aho uhagaze kuri icyo kibazo Kazigaba waracyabibona muri yandorerwamo avuga ati ndetse ni ikibazo ni cya kibazo cyuko abatutsi bashaka gusya batanditse abahutu ati kandi ibyo bakaba bikuriwemo na Kaguta na Kagame ati ni nayo mpamvu barimo kugenda bototera aho kugira ngo barebane ibibazo by'abaturage barimo kwicirwa hariya ku mupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda ati hubwo amakamyo Kagame akayohereza mu majyepfo za Huye hariya hegereye Burundi ati kugira ngo bajye babanze bikize Nkurunziza ubabangamiye hanyuma noneho bakomeze umushinga wabo wa Empire Hima ni ukuvuga ngo agatsiko k'abatutsi bashaka kwigarurira Uganda, u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo n'uburasirazuba bwa Kongo. Wowe ubibona gute rero uwo mukino hagati ya Kaguta na Kagame? Urakoze cyane bwana ngira ngo uko mbibona nuko bitandukanye nuko mugenzi wanjye Kazigaba bibona nabyiza ko duhora muri cyo kiganiro kabibwire ko mubaziye tuza kumubura burundu twakunze akenshi kuba turi kuri parallel ku kino kibazo uko njye mbyumva nanabibona kuko iyo bitaza kuba imbaraga za Museveni n'ubufasha bwa Museveni ntabwo Nkurunziza yakabaye akiri ku butegetsi ubu ngubu in fact no kugira ngo iriya kudeta ya Kagame yashatse kumukorera iburizwemo Museveni yabigizemo uruhare ushatse kuvuga iriya kudeta bamukoreye yagiye muri Tanzania akabanza akamara y'iminsi hanyuma noneho akaza nyuma exactly buriya yazanywe na helicopter kuva Uganda Museveni yamufashije yaje n'abasirikare ba Uganda kimwe na Tanzania naho byari byarangiye abasore bari bamurangije so ntabwo rero mbona ko Kagame na Museveni bafite agenda komeye ku Burundi ahubwo Museveni iyo bitaba nkuko muvuze iyo bitaba Museveni nkunze nakabaye kiriho icyo cyo cya mbere no cya kabiri it's true mu by'ukuri ko biragoye kugira ngo kuba Museveni yashoza intambara uverte agatera u Rwanda byasaba ko habaho ikintu gikomeye cyane icyo twita
a factor habaho spark kubera ko bino bibazo hagati y'u Rwanda na Uganda byagiye bakuva byatangiye kera kugeza na bageze n'ababishika mu Bwongereza abantu baza kumvikanisha abantu n'icyo byose ntabwo dushaka kubisubiramo iki gihe ariko ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze Kagame ikintu ya mbere yifuza nuko Museveni yapfa akava ku butegetsi na Museveni ikintu cya mbere yifuza no Kagame yava ku butegetsi i Kigali ariko buri muntu akifuza yuko undi yapfa atabigizemo uruhare atabarwaho amaraso ye the problem urabona ubwo buriya bishobotse banabikora banarwana urabona ukuntu byari bimeze donc ubushize narakubwiye ikintu muri science muri science bita ntuza strategic depth donc u Rwanda kugira ngo rukore guerre verte contre Uganda bagatera ututse Kagitumba cyangwa se Gatuna kugira ngo uzagere i Kampala ni amasaha angahe ni amasaha almost 10 bari namutse vuze ngo ikiri turutse Gatuna kugera i Kigali ni amasaha 2 ariko the problem the marge Kagame yatera Uganda aramutse ateye intambara verte yakwivugana ubwoko bwa Museveni abahima bikuvuga ngo muri za nkore ruvango Museveni nawe aririnde ko iyo ntambara yikora at the same time Museveni nawe aranga ko yatera atutse mu Mutara akagituma cyangwa se iriya ni konsiyosi y'abatutsi abenshi urumva n'aba kandi ni agace k'abahima n'abatutsi ariko kuba hari gahunda yihariye ngo bashaka ubutegetsi muri Grarak ngo bahuriyeho ibyo zero noneho uretse gato noneho bashaka ko yaturuka muri Congo ku buryo Kagame buriya ari mu bantu basapotinga ubushize nakubwiye usaba gihamya basapotinga leta bakanasapotinga n'uza ADF kugira ngo igabe ibitero mu Uganda donc Kagame atere Uganda biyiteze ADF nk'ukuntu yateye Congo yitira FDL yanuza ya Rodezire Kabila now ntuza Museveni ntibigutangaze ibintu bavuga niba ngo bahabashaka afite ingabo za gisirikare ingabo around here yafasha approximate ku buryo ari yako ntambara nayo iturutse muri Congo urabona ko aho bisobanura mu by'ukuri unatumye navuga ku byo mwavugaga kare ntagize icyo mbivugaho ntabaye umwanya kugira icyo mbivugaho that is ko ntago bimbajije uriya mukinya Kagame actually buriya uraturuka kuko turukana na Museveni yaramwihoreye Museveni yamutesheje umutwe Kagame byamushobeye kuko Kagame azi imbaraga za Museveni Kagame nuvuga ngo Kagame azi imbaraga za Museveni na Museveni azi imbaraga ze ko za Kagame absolutely ntabwo mbyanze ariko urabona Museveni Kagame arasa Kagame agiye gupfukama kwa Kisekedi kugira ngo abahuze na Museveni urumva naza nama zo muri Angola bivamo Rwanda memorandum of understanding inama iraba Kigali ubu ngubu hashize almost indi nama igomba kuba ukwezi gushize ukwezi kwa 10 urumva ukwezi kurarangiye nta nama yinibaye Museveni yaramwignora icyo bita kugnora ignoring umuntu Kagame rero ukuntu ateye you have to understand ugomba kujya muri psyche yuma kugira ngo understanding impamvu avuga ibintu nkabiriye uriya mushinya afite gukubita ku meza ngo tugiye kuzamura ikiguzi biriya ni donc ni opération psychologique
arashaka kugira ngo atere ibuye mu gihe arabukiye mu kwa Museveni kugira Museveni agire icyo yakubwiriza niba ibyo Kagame avuga ari byo areke gufasha abantu areke gahunda zo kumutera areke gahunda zo kumurwanya of course harimo n'ibyangagira of course n'ibyangabire birimo ariko ndamutse ntanukire gato nakubwire ko abantu bajya kungabire bazafungwa cyangwa se ngo yakwicwa byo nta birimo ibyo ngibyo abantu babyibagirwa zobu nawe ariko nsubiye ku kibazo warumbajije ntabwo ashobora ubwo ibyo twavugaga byose ubihinduye zeru ntabwo Ingabire ashobora gufungwa nta nubwo ashobora no kwicwa not now igihamya bifite hehe gihamya nuko dommage erega iyo ugiye gukora ikintu ureba cost benefit analysis nimwica samfunga ndakuramo iki ninica semana ndagayininga cyangwa se ndaruzinga iki x ningufunga ndagufunga nimara gufunga what do I gain what do I lose ariko ibyo ngibyo bikora Gasana Didas bikora muri za leta nyine tuvuga zitari inyeshyamba zitari amabandi yes ariko aho namusuzugura Kagame rero Kagame bukeka ko ari umusazi cyangwa se ari umuswijana kuzana ariko Kagame aryetekereza none se you cannot tell me ufunguye umuntu ejo bundi umuhaye imbabazi urukiko rwarasha rwamugize umwere runaruteye kumuhinda ishyi noneho ashinshyaka ukajya kuri radio ukamushinja genocide ngo ukamushinja genocide ngo cyangwa se genocide kandi ibyo bintu yaragizeho umwere n'urukiko mpuzamahanga wanamufunguye rero kujya kumufunga kubera ko ashinshyaka biya no muzinya biya ni psychologie donc ni psychologie n'umutwe w'umuntu uba wavanzwe ibintu biba byamuvanze ariko bishobora kumuvanga nyine akanakunyuzamo urusasu ntabwo bishoboka because impamvu atabikora ubu ngubu uvuga ngo the price the cost yo kumwica yaruta icyo yavanamo because Ingabire icyo nakubwiraga kuvuga ngo Ingabire of course ni threat donc ni threat ni ikibazo muri politiki ariko ntabwo cyatuma radasinzwe kurye yavuga ati reka nigomwe reka ntange no price mwice yase mufunge ndebye zatakaza why nakubwiraga ishyaka ashaka kuryandika navuga ati ibikono yuzuye nk'ibyo bakoreye Ingabire nk'ibyo bakoreye Diane cyangwa se bakaryandika amazu akayiba cyangwa se bagafata umwanya uhagije bakamuhimbira ibyaha it shouldn't go there reka nkubwize ukuri well with the margin of error ya 1% 99% ndi convict ko ntabwo Ingabire igiye kwica cyangwa ntabwo Ingabire igiye gufungwa at least as of now ariko nsubiye ku kibazo wabazaga rero ku kibazo warumbaje rero ngo rero cyagakutana na Kagame umuryango buriya ni uwa Museveni ni uwa Uganda ni uwa Museveni ejo bundi umuyobozi Magenero Erwelu yaje gusinya biriya babasha gukora ngo bajye kurwana inyeshyamba zo muri Kongo Kagame weragiye avanayize izindi ashyira mu nkiko hariya mu nkiko mu Rwanda ariko Uganda yaje kubisinya impamvu Uganda yaje kubisinya niye n'ubwo ngo yaje kubisinya byanze ko u Rwanda rugira zone d'operation irenze rifite rwegera umupaka wa Uganda na Congo ibyo ngibyo Museveni yabikoze bishaka because iyo baza kumwemerera kugira ngo yegere umupaka wa Uganda na Congo byari korera kuba yatuka muri Congo bagatera Uganda Kagame iyo bija ku ntambara Kagame ku ntambara niyo kintu ametiriza uza Kagame ibintu azamunenge demokarasi amunenge kutubereza uburenganzira bw'ikiremwa amunenge ariko ku ntambara my friend umuntu wari muri Amerika agacoordinatinga kwica Rwigema kwica Bayingana kwica Bunyenyezi akaza agateka ingova akica abantu gute akica babareti bagire ukabona abagejeje Abanyarwanda akica bakaregeye abaseti Sendashonga n'abandi none se
agahusha kanga inshuro zingahe Kayumba Nyamwasa ukuboko kwe kw'iburyo none se Gasana Didasi kurimo no kumponda ntanoga ubwo bushobozi ubwo bumenyi bwose aburusha Kaguta se umubyara se wamwigishije ibyo bintu byose bagiye mu mitsi nkeka yuko Kaguta ari we ufite imikiko icyo twita imikiko ari we ufite ahubwo ibintu byinshi amurusha nkeka yuko ashobora kuba ahubwo anatinya Kaguta kurusha uko arimo kumusembura ibyo wavuze ati ni umujinya nyine kugira ngo areba ikiva muri Kaguta nkeka ni umwana nyine izo nyigisho zose yazibonye kuri se Kaguta kandi Kaguta hari ibyo wenda hari amarindira afite muri ibyo ngibyo by'intambara nizo mpamvu nyine zo kubona umunota umwe gusa umunota umwe naka kubaza Didasi nagira ngo Didasi yego gusobanurira niba mu by'ukuri umushinga wa Mpire Hima niba yemera ko wabayeho niba yemera ko utigeze ubaho niba se warabayeho uyu munsi waba wararangiye byararangiye warahagaze bimeze bite icyo kintu nacyo kidusobanura araza kugisobanura ariko ubushize yigeze no kukivuga avuga ati ibyo ntago byigeze bibaho wenda ntago muvugira araza kubivuga Gasana Didasi rangiza igitekerezo cyawe hanyuma none uze gusubiza icyo kibazo cy'amatsiko cya Andre Kazigaba. Asante sana donc icyo zarumbajije bwana Semana uvuga ngo Kagame na Museveni ngo urusha imbaraga of course Kagame na barabizi but you see the problem ntago Rwanda uburyo riyoborwa ntago riyoborwa nk'uko Uganda iyoborwa Museveni afite impediments Museveni ntago ashobora gukora girl of verity usibye niba nakubwiye akeneye budget kandi igomba gutangwa na ntuza na Parlement ya Uganda akeneye authorization ya Parlement kugira ngo ushoboshe intambara urumva uribuka neza inshuro Museveni agomba kujya muri Parlement gusaba supplementary budget urumva hari n'umunsi n'umugize wumva Kagame leta y'u Rwanda yagiye muri Parlement kugira ngo basabe budget supplementary arabyikorera aho niho twahereye tuvuga yuko Kazigaba bavuga ati nta nubwo ari n'inyeshyamba ahubwo ni amabandi absolutely aho ndamenye namwe ugomba kumenya rero inzitizi Museveni afite n'inzitizi afite ni ukuvuga ngo Museveni aravuga ati reka Kagame mwihorere akora ibyo akora byose noneho bishyika aho abanya-Uganda babona ko hagomba kugira ikintu gikorwa urumva noneho bamuhe intuza lofever ni ukuvuga bamuhe inzira bavuga ati ukora mu mutana ugende utuvanireho uwo muntu tuza amahoro exactly kandi ni urebye public opinion ukareba remedia donc media de l'etat zo muri Uganda ibinyoko byo muri Uganda public opinion muri Uganda Parlement bose ubwo uvuga ngo bose barimo baravuga batari umusore uyu mugabo murindi iki atwicira abantu agire gute yareye kera bimeze gute nuvuga ikintu cyo Museveni ntabwo ari nk'umuriya mugabo wanyu uhubuka urumva nta n'umuntu mu buzima bwagizewe nta muntu muzima nubwo bwa Museveni Kagame ari genius muri affaire militaire no gutekereza cyangwa se no mu intelligence ariko nta muntu ukora threats nka ziriya muri Parlement urabona umuntu ujya muri Parlement akigamba kwica cyangwa se akigamba muzambona ibyo ntago bibaho urumva so nukuvuga ngo biramutse bibaye ko habaho intambara iri overted of course Uganda n'u Rwanda nta mutamiro urimo mu Rwanda nta mutamiro urimo noneho rero subiza ikibazo yakubazaga niba nta kindi kintu wongera kuri ibyo ngibyo werekanye ko nta mutamiro hagati y'u Rwanda n'Ubugande bihari usubiza ikibazo cya Kazigaba uwo mushinga wigeze ubaho cyangwa ntago wabayeho hanyuma noneho ugenda ugeze no kuri Kongo nyine ibyo wavugaga no ku Burundi
ndamushimiye cyane bwana mugenzi Kazigaba. En fait, actually kile kibazo kuna kwitandukanira nyine Kazigaba, ariko of course nyine droit d'opinion nyine yuri personnel, kunabona ibintu sago mvuga ngo ribeshye n'uburenganzira bwo kubona ibintu ko bibona. Nje kuri kubuganje nababwiye ko ibintu by'umushinga byahimatutse empire byose ni ibintu byeze ngo nahoze bisenga Imana. Wahoze chef de directeur de cabinet cyangwa se dirikabu cyangwa se umujyanama wa Mobutu bizakera avuga ngo hari umushinga wanoze wa empire tutsi himatutsi. Mu byukuri Museveni we yaje we afata ubutegetsi na gatandatu we yavuga ati reka nshaka uburyo foreign policy yanjye donc nako extendinga donc nagira influence mu karere kose kubera ubwoko oya akubwo kugira ngo influence ye mu karere. Niyo mpamvu urabona nababwiye ubushize amagambo batengera amagambo yabwiye Mama Mbabazi ati Mama Mbabazi abaje ati kubera iki twumvanye ko ari abungu ari yuziyamamaza mu matora y'ubushize ati waramwenyemereye kuzandika nkiyamamaza kandi akaba yubure Uganda. Museveni nawe gatari ko atari ibintu kabisa ntarasoza ati harimo ikibazo Federation East Africaine. Nuvuga Museveni we foreign policy ye buriye kugira ngo extend influence ye. Reba Sudan ntawe tutsi bariyo, ariko reba uburyo yafashe ba John Garanga na SPLM buriya ntibazakubeshye buriya South Sudan ni produit ni enfant n'umwana wa Museveni afite of course na ntuza na Pentagon kimwe n'u Rwanda afashe na gatandatu muri 19 abasore baretse Rwigemateye wari hoze ari umuyobozi wa Kagame muri DMI muhisha muntu ahita mugira umugabe w'ingabo za Uganda mugira mugisha muntu kugira ngo afashe inkotanyi nyine. Sudan biko nguko afashe John Garanga, Kongo biko nguko afasha Laurent Kabila akavana Mobutu. Byose byari gushaka influence mu karere, ariko not necessarily kubyanuza ngo bashaka himatutsi. Ni nayo mpamvu amagambo yavuze akuvuga se nashonga uribuka ko yavuze ngo Museveni yohereje generals Esare Musare guhura na ntuza na Senashonga kugira ngo Senashonga in fact bashaka uburyo no ahubwo ngo bongere bumvike na Kagame kugira ngo bagire broad based government, broad based bimuriyo abahutu n'abatutsi. Ni nayo mpamvu Kagame ari gufata ubutegetsi mu 2000 yohereje intumwa kuri ntuza kuri Museveni amubwira nyine ibyo bigiye gukora. Museveni avuga ati ibyo bintu byo kwereka Bizimungu ati bizabagira ingaruka ati mureke mukomeze mubane nk'abatutsi mugire semblance ya ntuza donc igihugu gisangiwe n'abahutu n'abatutsi. None se Gasana Didas mbabare nkuce mu ijambo nubwo abantu bakunda kuvuga ngo nca abantu mu ijambo, ushatse kutwereka yuko Museveni we afite ugushaka kugira influence, no kuvuga kugira ijambo mu karere k'ibiyaga bigari atitaye kuri icyo kibazo cy'amoko, naho Kagame we akaba yaba wenda afite icyo kibazo cyo kugira ngo yigarurire utwo turere ahere ku moko, cyangwa Kagame we urabibona gute? Ariko Kagame ntabwo kugira umutanyi ntabwo kugira none se ubwo Kagame niba ashaka dominance y'abatutsi mu karere kugenda ahangaha kuki ndi impunzi muri Sudan, kuki Kayimba ari South Africa kuri kagiye yishwe. Rero muri cabinet ubu dufite iri mu Rwanda ntuza abahutu barimo n'abatutsi barimo ni bangaye donc kuvuga Kagame nabo kugira ariko ntukabyirengagize kuva FPR Inkotanyi yafata ubutegetsi tugize premier ministre b'abatutsi bangaye? nta numwe. Bishatse kuvuga iki muri anthropologie politique y'u Rwanda? Ariko ndavuga y'u Rwanda
icyo bivuze no gushaka utu de service kugira ngo bitange ya semblance ya nuze ya guverinoma ihuriwe n'abantu bose. None se kuki ariko na bimwe ni na bimwe koko ukuntu Ngirente Prime Minister Ngirente ntacyo ni fact mukanya bavuga ngo bajyana ba Kagame ubaza Kaziga Kagame ntago girirwa inama uzabaza himbara David yari mujyanama we yarakuriye nuza SPU President ayamaze kugira amayibintu by'ubukungu na Rudasingwa yabaye umujyanama we muri presidence Kagame yabwiye himbara ngo ariko ngo harya ngo wowe ngo bamurata ngo mufite PhD Canada ngo no sense Kagame agirirwa inama aho ngaho kabisa nawe urimo asuzugura ubwenge bw'abanyarwanda iyo uvuga Kagame agirirwa inama Kagame nta magirwa rero hanyuma noneho rero icyo kintu iturufu ry'amoko Kagame ntabwo kwagira riga none kuki adashyiraho abatutsi nuko yabonye yuko abatutsi ashyizeho umututsi yuko byamugwa nabi byasakuza ashyiraho abantu b'inkoma amashikame nabyo tujye tubireba ntushatse kunyumvisha yuko ngo ntabwo kagira kandi iyo turufu nubwo wenda bose abasya birumvikana bose arabasya ariko aravuga ati intama nshobora kuyobora uko nshatse ni abahutu ngansobanura impamvu atarashyiraho n'umwe uko bimeze izo ntamuvuga yayobora neza ni abahutu because abahutu bafite yashoka ibari hejuru democracy ibari hejuru kandi abahutu nuko nakubwiye n'abanyarwanda n'abatutsi nuko nyine nakubwiye ko abanyarwanda dufite ikibazo cya submission to authority kuba ubutegetsi kugiye cy'ubwami nuko twamwe tumera now iyo rero haje iyo umututsi azi umutwe munini akavuga ati bisimbyumva neza your excellence ati yenda gutya uwo nguwo aramuzira niyo bakayimbana bakaregena abandi bose bavuye mu nzira abahutu rero umuhutu nawe uvuze uti nase twagira ngo ntiyabyanze aho ntabwo uhazi yarabyanze aho urahazi hari n'abahutu rero bagiye babyanga ingabire ushaka kuvuga ingabire ngo nawe ngo kuba yakora umutu ngo bati ngwino tuguhe ministeri runaka ariko ntabwo ingabire yabyemera so rero my point is Kagame we ubwoko bwe Bible ni pouvoir absolu ku Rwanda waba uri umututsi waba uri umutu wirwanyije araguhitana waba uri umututsi yemeye waba uri umuhutu yemeye aho ngo murakorana muri ugamatiri now wibuka norase nkubaze nkuru zano muhutu yibuka neza kuri mukirangana mu gitego ntago nkumvise neza cérémonie de quoi kurahira cérémonie de investiture no kuvuga prestation de serment oui ariko mu kinyarwanda nyine ni ukurahirira imirimo ushinzwe bagushinzwe nibuka bwa mbere kuruza bwa mbere arahira ariko amero ari wenyine mu bayobozi b'ibihugu byose ku isi no muri South Africa yose Kagame niwe uri wenyine baseka rwose bishimye byose ntabwo bizi ariko ntese nkero ariko avuga ati nzamukoresha kubera inyungu zanjye aho nkuza muhindukiye abwiye Kikwete gahunda Kagame mufitiye uyoye mwanzi we waba umututsi sorongazi ubaye threat kuri we araguhitana arakwanga niko Kagame ameze Kagame ntabwo kwagira in fact reka nkubwiza ukuri urebye n'ubwe tuvanye no mututsi reka no tugiye kubwira hari abantu njye mbona bavuga ngo apfa nakayimba kubera ngo umwe n'umwege n'umuginya byabintu byakira bagiye bagira ibibazo n'ibyo byose reka ngenzi abega bene babona Kagame noneho mbivugiye kumugaragara ahangaha nzi abega bene babona Kagame ariko Kagame
kubera ko babaye a political threat urumva yagiye kwisuka reka nkubaze John Nkongoro mwibuka tukiri museso mwega bombi abantu rero bashaka Kagame kuko Kagame tumurebe ku cyari cyo kamwe n'umwicanyi ni nyirabuheri n'umwicanyi whoever you are so long as ubaye threat araguhitana cyangwa se akagufunga cyangwa se akaguhungisha empwe entre bikomye musore bwarasemana reka rero Gasana Didas nuko ubyumva nyine reka twumve noneho Amiel Nkuriza turimo gusoza kino kiganiro nyine dusigaranye iminota mike cyane itageze kuri 5 wenda turagera kuri 5 yonyine iki kibazo Amiel Nkuriza aba bagabo uko ari babiri Gasana Didas na Kazigaba hari cyo batumvikanaho badahurizaho hari ikibazo Kazigaba baravuga ati nukwagura ubutegetsi bw'abatutsi muri kare akarere k'ibiyaga bigari ati umuntu ndetse ubikuriye akaba ari Kaguta Museveni hanyuma noneho wenda umunota umwe kugira ngo mfashe Amiel Nkuriza nafashe n'abanyarwanda batwumva kubyumva nagira ngo nibutse ko na mugenzi wanjye abyumvireho Museveni na Kagame bamaze gufatanya kwica abaperezida barenga 5 kandi b'abahutu ababantu ese kubera iki abo baperezida bombi badakurikiranwa cyangwa kubera iki abo baperezida bicwa ibyabo birangira bityo nafata urugero rwa perezida Melchior Ndadaye abagabo bombi bafatanyije kumwica nafata abaperezida babiri baguye muri ya ndege yahanuriwe i Masaka Habyarimana na Ntaryamira abagabo bombi bafatanyije kubica nafata umugabo nka Desire Kabila abagabo bafatanyije kubica uyu munsi aravuga ngo ntago ikibazo cy'u Burundi bakiri kumwe ariko ikibazo cy'u Burundi undi wa gatanu nawe muvuge bafatanyije kwica wari uvuze 5 ni Obote cyangwa ni Idi Amin Dada ngira ngo Idi Amin yarahunze Obote yarahunze ariko nibo bamukuye ku butegetsi ariko ibyo wenda Kagame ntacyo yari aricyo ni Museveni wabikoze ariko abagabo bombi nibo birukanye mu mbuto mu gihugu cye bombi ariko kandi nta mpamvu mu by'ukuri yari hari tuma batera Kongo barafatanyije nta mpunzi y'umuganda yari iri muri Kongo ariko Museveni yohereje ingabo kujya kurasa abakongomani kugera za Kinshasa hehe uyu munsi rero nago bisobanuka ukuntu sinzi niba mwibuka abatanzania birukanywe muri Tanzania bageze ku 60,000 ngo munakurikirane mumenye impamvu ki birukanywe bari mu burengerazuba bwa Tanzania uyu munsi tuvugana abasirikare b'Abagande n'Abanyarwanda bari muri East Congo bararuta abakongomani ubwaho bahari ntiwamenye icyo bashaka icyo bahashaka kirazwi ni nyama ya tembo ni ubukungu bwa hariya ariko Mana Nyagasani barashaka kwigarurira East Congo nagari ubukungu gusa no kwigarurira kare akarere wanareba umuperezida nka Buyoya wishe mugenzi we agakora kudeta inshuro zingahe mu gihugu cye uyu munsi agenda uko ashaka i Kigali na Kampala kuko ari umututsi hanyuma uhakanitse ko uwo mushinga niba wenda hari uburyo abantu baratawitwayemo neza uhakanutse kutabayeho wibuka amagambo Museveni yavuze bibuka ibyo bita genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 2014 i Remera aravuga ko les bantu ntibazapfa bongeye gufata ubutegetsi voilà reka ndetse aho ngaho nkuriza arakomerezaho ariko nagira ngo basubiriremo ngo uwo mushinga warabaye kuba rero muzika guta bambe Kagame yica abo tubona nk'abatutsi mubanze mutekereze ko atera nta mututsi wari mu Rwanda aragifata nk'umututsi bose yabafataga nk'abahutu kubera iki ngo kuko banze guhunga bakaba baranywanye ngo n'ingoma ya mbere bite abo ngabo nta muhe yarabafitiye n'ubu kandi nta wafitiye impuhwe utekereza ko amufitiye impuhwe muzanyereka umututsi wari mu Rwanda ubu ngubu uri mu gisirikare w'umujenerali nawe nuko se abatutsi babaga mu Rwanda batabaye abasirikare cyangwa batari bagishoboye ntibishoboka baravuga ngo mubega ngo cyangwa mu banyiginya
Kagame ntago abatutsi bose ari abana babi, ntago abatutsi bose ari inyamaswa. Kagame iyo umwitambitse ukagerageza kubona ko umuhutu ari umuntu, ubwo wowe ntubukire umututsi kuri we, nawe uburi mubi kuruta umututsi, nawe baba babaye umuhutu. uburi mubi kuruta umuhutu. Ni nayo mpamvu agafata abo bantu lemonima dimize bitwa ngo ni abahutu, akajya kubashyira hariya ngo bigaragare ko yashyize abahutu hariya, ari nka kuriya yashyize abagore hariya ngo mu nteko. Wowe wafata umuntu nka premier ministre w'umuhutu akaba ari umuhutu atabyemera, atari na fieri, afite n'ipfunwe kugeza ubwo ajya guhagarara umuntu ku rwego rwa premier ministre akavuga ngo nyina yaramusambanye ngo nawe n'umututsi. Ubwo urumva iyo ni sous-estimation umuntu ku rwego nk'urwa do akireye babahutu bisuzugura yuko ari abahutu, ndetse bashinja abanyina ko babasambanye ngo bafite amaraso avanze ukuntu. Abo bahutu arabakeneye niko tubona hariya. Nago Murekezi yavuze ngo yaramusambanye ari premier ministre. Makuza c'est la même chose. Ngabo barucaga ibyo nuza yirirwa avuga shinja nyina urabibona ngo afite ipfunwe bazivamo mabe bampora iki. Abo bahutu nibo Kagame akeneye. Ariko umuhutu nka Didas uhagaruka avuga uti Kagame rwose Didas ni umututsi rega buri. Komeza Nago nye mubara nk'umuhutu kuko na Kagame amwita bambe mubara nk'umututsi kuko na Kagame yabaye umuhutu. Voilà, abantu nk'abamarara, abantu nk'abamusonera, abantu nk'aba Rudasingo, abantu nk'abande. Ereka mbabwire nk'uyu munsi yo Rutabana za kuba umututsi uri mu murongo koko wa FPR, uzika bari ku rwego rwa hafi abari ari nka colonel, ariko se kubera iki nuko satari umututsi. Ariko igihe cyarageze aravuga ati meme ibi bintu bikwiye gucika, abantu barapfuye sasufi. Iyo byagenze gutyo rero witwa umututsi kuri leta FPR ukiri umututsi ubu uri umuhutu ndetse mubi, ubu ukwiye kwicwa. Ndabashimira. Reka rero noneho twumve Amiel Nkuriza. Urumva yuko aba bantu nuko mbyumva ute dusigaranye igihe gito nyine iminota yanjye yashize, ariko turemera turenzeho tunota. Urumva yuko nuko mbyumva ute nyine ntago tugomba kubona mu ndorerwamo imwe. Wowe uhagaze hehe muri izi mpaka hagati ya Kazigaba na Gasana Didas, hanyuma n'ibyo wibonera n'amaso yawe, ibyo wagiye ubona mu mateka ya politike y'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari? Urakoze Taxise. Hari izo mpaka nazikurikiza zijyanye na Empire Hamite, Empire Hima, Empire Hima afite hari tezi nambwiye ku munyamakuru witwa Marie Roger Bilowa. Watwibutsa ntago Marie Roger Bilowa ni umunyamakuru washinze ikinyamakuru cyitwa Africa International. Ni umunyamakuru ukomeye yakoze no muri Jeune Afrique igihe ubu bakora ibiganiro bikomeye abipari ndumva tuyipari. Hari ikiganiro yakize hanze, video ye ndayifite hano uzayiboherereza mwese. Yavuze ibintu byitwa les accords de Remera. Bimusomye Remera nk'i Kigali. Non, pardon. Les accords de Lemera. Ni ukuvuga ngo imishyikirano ubwumvikane bw'ahitwa Remera. Remera fete ni muri Kongo. Sinzi niba ari muri Nord Kivu, ntabwo bisobanuye muri Kigali. None ubwo bwumvikane rero, iyo mishyikirano yageze ku bwumvikane yahuzaga nde nande igamije iki? Nibyo naringiye kuvuga. Iyo mishyikirano afite umunyamakuru yerekanaga ko niba Kagame Museveni abufashije gufata ubutegetsi mu Rwanda, ko bazirukana mu Mobutu, hanyuma kuko Mobutu afite niwe wari ikibazo cyo kugira ngo bakabe Kongo ku mugaragaro.
iyo video irakomeza yohereza noneho yego amasezerano uko yari ameze kwa kuvuga bati twebwe Mobutu nahava tuzakireya ikintu kimeze nka empire hima cyane cyane muri region ya Nord Kivu na Sud. No kuvuga tuzashyiraho itsinda ryacu cyangwa se urugomero rw'abantu duhuje ubwoko bw'abahima muri ako karere k'uburasirazuba no mu ntuza ya Kongo hose no mu Rwanda no mu Bugande harimo. Marie Roger de Lowasiza we yabikuye ariko yerekanye neza ko ari donadona niba Mobutu yishwe akavanwa ku butegetsi ko byari kugenda kose ko umuntu wari kumusimbura yagombaga kwemera ko iyo empire ima iba kreye muri Nord na Sud muri Kongo. Ibyo bintu iyo video nayibonye nyuma ya conference Perezida Bizimungu yakoze muri 1995. Iyo conference de presse nari nyirimo avuga ngo hariya muri Nord Kivu byari u Rwanda, hariya avuga za Rucuru. Noneho ntabwo twumvaga ibyari byo. Twebwe ahantu hawuze ari u Rwanda hose tugomba kuhagaruza. Ubu ni Bizimungu. Pasiteri Bizimungu. Ntabwo twabyumvaga neza. Naje kubyumva juste maze gukurikira iyo video, icyo kiganiro Marie Roger Bilowa yakoze n'aba expert b'abanyamakuru nzayibohereza muza. Kandi ibyo ngibyo reka twibutse abadukurikiye uko byumvute ibyo ngibyo umunyamakuru witwa Marie Roger yabikoze mbere yuko u Rwanda amahano y'Icyenda na Kanaba, mbere yuko na Kongo Kinshasa ifatwa. Ni video yakoze agomba kuba imbere gatoya yuko jenoside mbere yuko Perezida Mobutu bamwirukana ku butegetsi. Kuri jyewe rero vrai ou faux ntabwo nakwemeza ko icyo kintu cyitwa empire hamwe yari iteganyijwe hagati ya Kaguta na Kagame, ariko kuba Marie Roger Bilowa icyo kiganiro nta muntu ugize kinyomoza, haba na Kaguta haba na Kagame nta n'umwe wigeze abinyomoza. Reka dufate ko wenda byari ibinyoma, ariko burya akenshi by'abanyamakuru bakoze baba bakoze akete banacupa. Marie Roger Bilowa ni umunyamakuru w'umukameruneze wakoze journalisme d'investigation igihe kirekire. Ni genre ya Yuriya Mukameruni mugenzi we witwa Sakere Charles Onana. Reka dukeka ko wenda ibyo bintu bitariho, ariko byaravuzwe ariko noneho kuba wenda bitarashyizwe mu bikorwa wenda niho narigiye kugeraho. Ntekereza ko Kaguta ibyo yari yarumvikanye na Kagame yamutabye mu nama, kubera ko Kagame nk'uko Gasana yabivugaga ni umuntu wishakira ubutegetsi mu Rwanda. Ntekereza ko biriya bari barumvikanyeho niba byarabayeho, uwo mushinga warabayeho wo gukereya empire ami muri kariya karere. Ntekereza ko Kagame yawitumyemo kubera ko yabona amaze gushwana na Museveni nk'uko bigaragara muri ibi. Uko gushwana kwe ntekereza ko ariko wenda kwatumye uwo mushinga ukomwa mu nkokora. Ntabwo nemeza ko uwo mushinga wabayeho, bambe ko wagombaga kubaho cyangwa bari barawuvuganye.
ariko njye nshingira bisoma kwiyo icyo kiganiro Marie Roger Biro yagiranye n'abanyamakuru. none se Amiyeri Nkuriza nubwo ushingira kuri ibyo ngibyo ariko gerageza utubwira aho uhagaze iyo ureba iyo myaka yose nyine uwo munyamakuru yatangaje ibyo ngibyo ukareba ibiba ukareba n'ibyabaye mbere n'ukuntu ibintu bigenda byibirindura nka cya kirunga twavuze kiruka tutazi igihe kizarekeraho gucira ubona uwo mushinga uriho ukaba wenda Kaguta na Kagame niyo banapfa ntabwo tuzi ikizabica byo bashobora kwicwa n'indwara bashobora no kwicwa nabo baheze ishyanga cyangwa se bamere nabi nabo bakabarasa nk'uko barasha abandi ubona uwo mushinga uriho ushobora kuzagera bigakorwa cyangwa ni ikintu nyine kiri hagati y'abo bagabo babiri nk'uko Gasana Didas bavuga ati wacu undi urwaho yamunyuza mu ryoya wenda byaba birangiriye aho ngaho wowe ubona uko ubona icyo gikoma gihora kibira mbere na nyuma y'ibyo yuko uwo munyamakuru abitangaza ubona bihagaze gute? Sinkeka ko umushinga ushobora kubaho cyangwa gushyirwa mu bikorwa kubera ko ni umushinga ufate ko wari waratekerejwe na Kagame na Kaguta arakuze afite imyaka 80 nta muntu utura ku musozi hari ikindi noneho hanganye na Kagame ku mugaragaro barashwanye Kagame aracyari muto ariko ntago bahanganye Kazigaba aravuga ati nagakino bikinira ni Gasana Didas uvuze ko bahanganye nawe uhagaze hehe? Yongeka ko bahanganye kubera ko aho bigeze kubyita umwana na se nkeka ko byarengeje urugero biriya bintu by'uko Kagame afata abagande baje kwicururiza wenda n'ibitoki wenda Nyagatare akabarasa biriya ni provocation bariya abagande burimo nta kintu kigaragara yabahuye n'abanyarwanda ariko nta cyabahora kigaragara hanyuma icyo tureba twebwe ibihugu uko wa mugani wa Kazigaba se kwa gakino kwikomereza ntihagire ikintu gikorwa abaturage ni twebwe tuhagwa n'abanyarwanda uzi ko bafunze imihanda uzi ko hari umubyeyi bakubise banafomoza intuza umwana wari utwite ibyo ntibisanzwe ni ibintu tubona ikibazo turimo kwibaza ku gakino hagati ya Kagame na Kaguta icyo nemeranya na Kazigaba ku bibazo biri hagati y'u Rwanda n'Ubugande nuko ibyo bihugu byombi bidashobora gushoza intambara kubera iki nta gihugu gishobora gutera ikindi muri iki gihe kubera ko zaba ingabo z'u Rwanda zaba n'iz'Abajani bamwe ni Abagande abandi ni Abanyarwanda ibisandira byongereho ko bo bahindukira bakumvikana bagatera kimwe mu bihugu mu karere batera Kongo buri munsi bafatanyije hanyuma noneho reka nanjye nkuce mu ijambo mbwire na Kazigaba yuko banahawe formation imwe ya gisirikare n'ya gipolisi komeza ikintu kigaragara hagati ya Kagame na Museveni gihari nuko Kagame aramusuzugura avuga ati wowe uvuga ngo wakize itegetse gusa urunyita umwana buri ubu nanjye narakuze ntabwo ushobora niba ari Gasana bivuze muri 1995 Museveni yize kuza mu Rwanda atabwiye Kagame agiye kubona muguye hejuru atrangira ageze mu gihugu kandi Kagame yagiye mu ruzingo ku Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri ibyo bintu bidogo sinzi umuntu yavuze niba ari ni Gasana Didas wabyibukije icyo gihe Kagame yari ku Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri yavuyeho shisha itabona yumva ko Museveni yageze i Kigali atamuteguje iyo ni agasuzuguro ibyo byaramubabaye ni ukuvuga ngo Museveni yakomeje gufata
Kagame nk'akana ke yirereye noneho Kagame nawe akamwereka ko yakuze atagomba guhora avuga ngo yamuhaye ubutegetsi ajya ahora abyitwaza uvuga rero uko guhangana ku gasuzuguro hagati yabo no gupingana afite biriya Kaziga bavuga nene n'abantu bamwe uretse nta nubwo tukwiye no kwica ku ruhande n'abantu bamwe n'abagande bose noneho urabikabirije uravuze uti bose ni abagande Kagame ni umunyarwanda naho Kaguta we ni umunyankore ni umugande hanyuma none Kagame ni umugande reka rero Amiyeri Nkuriza reka nkuce mu ijambo dusigaranye iminota 3 yonyine tugasoza none reka nkuce mu ijambo nkubazi nti Gasana Didasi na Kaziga baba bigeze no kuri yego ntago numvise Gasana Didasi narivuze nagize ku munota wa nyuma ndawuguha rwose ndawuguha Gasana Didasi ndawuguha Gasana Didasi Amiyeri Nkuriza navuga nti Gasana Didasi na Kaziga bakunza no kugaruka icyo bahurizaho baravuga bati bafite n'ababoshya bafite ababoshya iyo bavuze ngo bafite ababoshya nabo banyamerika n'abongereza n'iki byose ari Kaguta na Kagame icyo ngicyo bagihurizaho nanjye mpurizaho nabo wowe ubona gute yuko iwacu habaye agatobero bazagumize boshya abo bantu ubona cyangwa se nk'uko wenda mu karere k'ibiyaga bigari Uburusiya noneho bwerekanye ko bushyigikiye bwivuye inyuma Uburundi ubona yuko wenda ibintu bishobora guhinduka muri kariya karere k'ibiyaga bigari izo puissance gushyigikira biriya bihugu byombi ibintu bigaragara ko Kamembe turiya two muri Congo ni ikintu gikomeye kuko nta handi bari kubinyuza uretse gushyigikira Kaguta na Kagame kugira ngo babone icyambu cyo kujya kwicukura mu buye muri Congo niyo mpamvu zino ntambara zitarangira ziriya ntambara bavuga ngo wenda twagira n'iriya mishyikirano bahora batumiza kugira ngo igasuka ikagera gute ngo cyangwa ngo yo guhagarika ngo imirwano ngo abitwaje irwanisho muri Congo byo ntabwo ari byo byo ntabwo bifata nk'aho ari byo ni abantu bihurira kugira ngo babekere opinion internationale ko hari abashefu d'etat barimo kuganira ngo barwanye ngo abantu ngo bitwaje irwaniro muri Congo ariko ntabwo ari byo ahubwo ni ukuvalida izo puissance zombi kugira ngo zikomeze zinjire muri Congo zicukure turiya nuvuga ngo yaba Kagame na Museveni kugerekeye Congo nta kibazo bafitanye nta na gito ahubwo barifashijwemo na Tshisekedi ni wakoze za facilitation kugira ngo byose bijye mu bikorwa nawe mu nyungu zo kugira ngo nawe agume ku butegetsi aho ubundi vraiment byo kuvuga ngo barirukana ariko nakubaje ntise none ko hajemo izindi mbaraga Abarusiya niba ntibeshye mu byumweru bishize bibiri cyangwa 3 hari barabigaragaje rwose muri ntuza yabo ubanye n'amahanga yuko bashyigikiye bivuye inyuma Uburundi ndetse bishoboke yuko ngo aribo barimo no kubafasha mu byerekeranye n'itumanaho n'iki byose aribo babikontorora ni ukuvuga rero ni ikindi gihato cyaje ba bantu bajyaga boshya Kaguta na Kagame ubanza noneho tugiye twabona uruhumekero cyangwa se akaba ari ibirunga bibiri bigiye kurukira icyarimwe bishobora wenda ko Uburusiya kandi murabizi kuva kera ni c'est une autre puissance kimwe n'abanyamerika n'amapuissance yo abirahanganye ubu Abarusiya no baravuga bati indi fois Burusiya duhaye icyambu njako muri Congo ntabwo byatugwa nabi ukuvuga ni intambara ya za puissance zatangiye aho izo ntambara zishobora kugarukira ntabwo ushobora kumenya ibyo ari ikigaragara kayemu ni uko Uburusiya niba uretse ko ari nabyo bwarakiye Burundi ku mugaragaro nuko nabwo bubibonamo inyungu ko nabwo ahubwo aho twari kuzambukira
mu Rwanda no muri Uganda aho ngaho gifite ariko ushobora guprofitira ya point faible ya Nkurunziza radutuka akaba yaduha icyanzu bose izo puissance zose icyo ziviza icyo zirwanira tureba tubuye kwinjira muri none rero Amiel Nkuriza uvuka muri kariya gace k'ibiyaga bigari mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko twebwe inyungu dufitemo n'izihe igihombo dufitemo n'ikihe Musharame abaturage se burya batumizihe abaturage n'abantu baguwe abanyapolitiki bacu ba dictateur muri region de Grand Lac babakubitaho izo ntambara bagahunga bagatakaza ibyabo bakagira kubera inyungu zabo umuturage se yigeze ahubwo yungukira kimwe izo ntambara zose kwica Habyarimana kwica Mobutu cyangwa ko byamariye se abaturage b'ibihugu byo ahubwo icyo babyungukiyemo ahubwo ntacyo icyo babyungukiyemo ntacyo uretse guhunga ibihugu byabo bagatana ibyabo n'ubwo ahubwo inyungu zagarutse ku bantu bagiye bashoza izo ntambara izo grande puissance zagiye zishyigikira izo za dictature kugira ngo bimakaze inyungu z'abo ba dictateur naho izo za puissance nazo zungukire n'izo ntambara zikireye nta kindi abaturage ni twebwe twagiye kugira reka rero dusoze ikiganiro cyacu Amiel Nkuriza urakoze urimo gutunga agatoki ati ahubwo dufitemo igihombo kirenze urugero n'igihombo cya mbere ni uko gikomeye kandi simbareho n'ubuzima bw'abaturage bacu bo muri ibyo bihugu u Rwanda u Burundi Congo na Uganda ni igihombo cya mbere gikomeye kandi abo bantu nyine bagomba no kuzaryozwa hanyuma noneho ikindi cya kabiri ni kuri njyewe nuko mbyumvute ni indangagaciro les valeurs nazo zigenda zitakara ni ukuvuga za ndangagaciro z'ubumuntu zo gucumbikirana zo kumva undi zo kubabarana nawe kumutabara zo zose zigenda ziyoyoka tugasigara tubaho bunyamaswa umuntu ari nyamwigendaho izo nizo nibyo bintu kuri njyewe bya mbere mbona by'igihombo gikomeye hanyuma noneho no gutakaza uretse iyo mico kama wa mugani w'abarundi yacu itakara ariko n'ururimi rwacu rugenda narwo rutakara muzarebe ikinyarwanda ubu ngubu kiragerwa ku mashyi mu Burundi nasanze kamere ari yiturenganya intege nkeya nizo zitenguha senine muri twe wafata ijambo ati naziritse amahirwe saba w'igihe useka zarira saba w'igihe uhurira zaseka iby'isi ni gatebe gatoke saba w'igihe uzaba utariho uzibagirana ubuziraherezo ubuzima bukomeza azaba w'igihe guseka kurira bizasibangana bitahe musa mugenzura y'ubyibuka ntabwo byo mbizi nabyo ni ikindi gihombo gikomeye reka noneho rero mbere ko dusoza reka Gasana Didas yari yifuje yuko namuha umunota umwe Gasana Didas
uyu mwanya ni uwawe, hanyuma noneho rwose umunota umwe, hanyuma noneho dusoza ikiganiro. urakoze cyane bwana Semana. Honestly niba umunota umwe vraiment kabisa igerageza reka tugisoze vraiment zose no gutaha wenda ita tunagenda reka niba nayo afite turabona ibintu bikomeye cyane mujya mwibuka ko tubwira abanyarwanda yego twinshi z'u Rwanda kandi ibintu tuvuga bifite influence ku bantu batwumva ari abakuru n'abatoya so kugira ngo rero abantu bajye bagira point de vue umunyarwanda isengura yikureramo icyo ashobora kubona kwikuriramo comments ebyiri zihuse nibyo koko mu by'ukuri ibyo Kagame yavugaga by'uko ko Kagame ashaka gutera Kongo mu ntangiriro birumvikana absolutely I agree. Ni nayo mpamvu bakaziga batera iki aba ntabwo sinzi aho yari ari icyo gihe ntuza 157 yafanda ibingiremo igacika Bugesera igatinga ntuza umurongo uhungiye Burundi kugira ngo basigire ingabo za FDLR kugira ngo basigire ingabo za leta y'Imana babasigira igitarama up to Congo barabareka barahunga bariko bashaka kuza basangayo gaho ngo aho ndemera ko yari hari ubwo nawe azakije bitubwiraho definitely niba yarayizi gahunda iyo yari hari niyo mpamvu bakongera muri Congo now kuba rero gahunda yari hari ntago ari jamye yuko hari iyo gahunda yo kuvuga ngo bakrice ikintu icyo mwita imatu baya mu kazi kabana barinyuramo gatoya niba uvuga uti ni Himatotsi Empire noneho urangizwa uvuga uti Didas ni Umuhutu Zibuza ni Umuhutu Rusingwa ni Umuhutu ubungubu ni Umuhutu niko yavuze n'abaye mwahindutse abahutu n'abakimbe Nyamwasa n'abakaregeye ibyo rero birasubitse navugaga nanjye bwa mbere mvuga inti mu by'ukuri kuri Kagame ubwo ikibazo cy'ubwoko ikibazo n'umuntu ukorera inyungu ze waba umutu waba umututsi kuko niba ushaka interchange niba ushaka guhindura ubwoko ugasa n'ukamwita Umuhutu kubera ko Kagame yirgunye hanze kayimbuka Maswa mwita Umuhutu kubera ko Kagame yirgunye hanze nuvuga ngo ya RCM ya common denominator cya kintu gihuza abantu b'abatutsi ntakiriho ntabwo rero wambwira ngo hariho gahunda yo gukora Himatotsi Empire ari empire ihuriweho n'abatutsi n'abahima bayibonamo ari iyabo kugira ngo bayobore nabo bagire iwabo bumve ko bari mu bintu then ngo noneho umbwire ngo abandi batabumva rero ngo babe bahite babahutu uvuga ngo icyo gihe ikintu cy'ubwoko kiba kibaye fluid muri definition yes ariko Gasana Didas nkuce mu ijambo gatoya wenda twongereho akanota nkubaze ikibazo cy'amatsiko gikomeye cyane kuri ngewe icyo kintu cy'amoko uragihakana yuko Kagame ngo nta kimuranga Kagame icyari cy'ubu ngubu yakigizwe n'abo bantu bose turimo kuvuga yagiye akubita ishoti kandi abo bantu bose bagiye bubaka iyo empire nyine iyo systeme ari gusambura ingo z'abantu bakabajyana mu midugudu ari kubashyira iheru abo bose tuvuga ba Rudasingwa ba Kayumba Nyamwasa bose abo bose babigizemo uruhare kandi bari bazi yuko abo bantu bangaza abenshi bari mu bwoko bw'abahutu hanyuma noneho kuba wenda iminyago batarayumvikanyeho n'ubu batayumvikanaho bivanaho yuko Kagame nta kintu yifitemo cyo kuvuga ati n'ubwoko bwanjye nubwo wenda harimo abo yita ibigarasha ariko ntago abashyira ku kipimo kimwe n'abahutu akaba ariyo mpamvu ngiye navuga inti kuki atarashyiraho n'umuminisitiri umwe premier ministre w'umututsi nuko azi yuko yaba amushyize mu nda y'ingoma yamugwa nabi nkavuga inti
abo bantu rero ntago twabyirengagiza icyo kintu cyo kuvuga yuko hari abantu urebe isisitemu bubatse avega bubatse ibintu byose bari babizi, ntago ari Kagame waje ngo abyubake wenyine, barafatanyije. No kuvuga rero icyo kintu baragifatanyije, iki ampire nyine yo gushaka kukinagaza ubwoko n'ubu kameme. Semana I think kabisa anga honestly to me uri murayoba kabisa, uri murayoba kubera impamvu urimo kuyoba ngiye uko mbyumva ewe ushaka uri mukuri turi nuko tubyumva nyine ubyumva uti kuri njyewe kuba prime minister w'u Rwanda fatida akora iki pouvoir politique afite mu Rwanda ni yihe ntayo yaba ari umuti yaba umututsi ntayo afite, ushatse kuyigira arabizira nicyo twagira ngo yazize representativité nta kikubwira mu rwego mpuzamahanga ukora nawe amategeko Gasana Didasi nyine niyo mpamvu nyine bashyiraho abahutu n'aba bantu ba Sena bakabashyiraho cyangwa se bine gushyira amategeko, donc barashaka iyo representativité, ariko muri terime réel nta pouvoir politique bafite, urumva. So ariko rero the problem ikibazo gifitanye nawe ni kimwe nuko uva ko umuhutu uri prime minister nta pouvoir afite, ariko kumva ko minister umututsi wafite pouvoir. Reka nkubaze kabarebe wumvaga mu buryo bwa mugenzi wanjye kazi bana bavuga kare ngo nuzo ngo bamara icyo avuga, yavuze ko kuna esereza umuryango n'ibyo byose biriya no bupfu bwose no bupfu no buhutu no bupfu no nta isakirego, ariko se kabarebe we unavuga bamuriki ariko se kabarebe ujya kuri radio akavuga ati agadispayizinga abatutsi bene sinzi niba n'umututsi nzi ko ari umugande kabarebe ngiye komeza ntago ari nk'ibyankuriza ariko ntago ari nk'ibyankuriza byanjye uza amagambo kabarebe yavuze kuri Red Fred Rwigema, urumva ari bo abatutsi babonamo abatutsi bari hanze y'u Rwanda mbere ya 90 babonamo nk'intwari, ariko babonye amagambo amuvuga. None se watandukanye amagambo ya Kabarebe n'amagambo ya Bamporiki? Ni bamwe bose, icyo bakorera ni kimwe, barakorera umuntu umwe. Uwo muntu bakorera bazi icyo ashaka ni royalty absolue. Waba uri umuhutu waba uri umututsi, soronga zuma royalty absolue araguhaka ugahakwa. Uri umuhutu uri umututsi ukamwapoza urabizira. Nje rero icyo numva nandukana nawe na Kazigaba yego cyangwa se in fact na nkuriza gatoya no kumva ko iyo mentalite numva ko iyo mitekerereze tegereze kumva ko ngo harigaho, kuko niba tuvuze ngo reka nkwereke abanyezeri abatahutse barafite zionism, kuko iyo icyasohoka himatutsi empire ushaka kwikompera nka zionism umuzungu Israel ni pouvoir mondial kubera zionism, kubera ko abaisraeli kubera ibibazo baciye baravuga no tuyuge cyo tugiye kukirinda at whatever cost, urumva. Abanyezeri no kubameze niba shwanye bishwanira bwaba kandi bwakira aho ngaho ntago bajya bagira ibibazo byo kwicara nk'itubone iwacu mu Rwanda. Ibyo ntibazababeshye rero, ndabivugiza kuri vraiment ntibazababeshye, ndabivuga nka Didasi ubabayemo ubazi ziko bakora zibitegereze in fact reka narakuze kuri iyo haza kuba ngo hari gahunda ya Himatutsi whatever ibyo mwita Himatutsi empire, nta n'ubu Kagame ari kubigana na Museveni. Actually Museveni kubigana Rwigema, Kagame yarashinzwe yari director wanuza wari codes and research muri Denmark, ari anda mu gisamu kandi bana baje abantu bakunda kwibeshya ngo wese gato yego Kagame ngo ari mu buzima wa Denmark muri Uganda. Not at all.
Kagame yari yari akuriye agashami gato gashinzwe research muri DMI. Muri DMI yakoranaga na Mbabazi. Mbabazi nde ya. Ntabwo yakoranaga. Mbabazi amama. Oya yakoraga mu Ishamuntu. Mu Ishamuntu niwe ukuriye DMI yose. Nuza muri research and records harimo Major Kagame, nuza muri counter harimo Reverend Patrick Karegeya, ahubwo babaye nuza ba Dr. Bunyenyezi ni wari ukuriye medical service. Buriya kugera Bunyenyezi buriya ari mukuru kuri Kagame. Twose rutayobye. Yego. Now you see, nkeka ko byari imyumvire itakwiye kugira ngo turaryusinga ikibazo cy'u Rwanda dufite ubu ngubu, turaryusinga mu kibazo cy'amoko, aho turebe mu by'ukuri turebe dufite inshira y'ingore ijya kubyara ariko Gasana Didasi usigaye ukabya cyane. Kuki ugereranya inshira uzi kugiye muri bya bintu bajyaga bavuga ngo abahutu ngo bajyaga babwira abatutsi ngo muri inzoka urabwira Kagame ko nawe ari inshira. Hanyuma none reka nkubaze ikibazo kugishyira kuri izo nshira. Ntuciye mu ijambo rwose mbabare ku kibazo mugishyira ku muntu ari wowe ari n'abandi. Nge ntago ndumva ikibazo ni Kagame cyangwa ikibazo ni FPR nka system. Ubona ko imbaza buriye cyane nta system ihari mu Rwanda. FPR yapfuye Kagame akigera ku rugamba, urumva. Noneho nkuko nkore kubwira kandi mbisubiremo abanyarwanda batwumva. None ikisha u Rwanda ni iki? Ni system cyangwa ni Kagame? Ni system FPR cyangwa ni Kagame wisha u Rwanda? Erega ikibazo cyawe nuko bitandukanye kandi ari bimwe. Ubu ngubu FPR ni kimwe Kagame FPR, ariko niba utemera Gasana noneho emera Kagame yabaye FPR ryari FPR yari iriho ryari Kagame ariho ryari? No kuvuga mu gihe Kayumba Nyamwasa yari ahari, mu gihe bariya bose ba Karegeya n'abandi bose bari bahari ba Rudasingwa, FPR yari iriho, Kagame nta kibazo cyari gihari. Ubu ngubu nibwo noneho ikibazo ari Kagame. Even then nicyo gihe nanone FPR Kagame ndakwereka impamvu. Mu ntambara abasore buvuze baravuze bati niki tureba duvuga ngo ngewe nawe nakazigabana ntuza na nkuriza Amieri turi mu nzira turimo kujya Stockholm, turi Rwamagana turi Kigali. No mu nzira tukagira ibibazo nkakubwira duca ahangaha unatu duce tsinda dumukira hari unatu reka nidishikanuza ibibazo biraba abantu disagreements, ariko abantu bose bago turabishije Kigali. Ariko bamaze gushika Kigali rero bya bintu byose birengagije kubera Kagame yagiye yimpoza ibintu byabo. Bumvaga twumvaga nuko dushika Kigali twazashira ibintu mu buryo nazakubwira Nyamwasa y'Imana ahangaha vurema reka ibintu bigende gutya na gutya. Kigali rero tuzi Kigali rero nakubwira ibi bimeze gutya na gutya ukaburamiritse. Kazigaye kubwira ati bimeze gutya na gutya ukaburamungishije nkuneza kubwira ati bimeze gutya na gutya ukamufunga nkuko kweri umuntu umwe agahirika abantu 10 300 500 igihumbi. Niyo mpamvu nakubwiye ine Kagame muzamunenga ibindi ariko ntuza icyo bakwita strategic na intelligence ni ibintu ametriza 100%. Kuba yari muri Amerika ubwabyo agashobora kwivugana akoresheje les agences, akivugana abakozi biwe, akivugana abayobozi b'inkotanyi ba Rwigema ba Bunyenyezi n'abandi, akivugana bagire ba leta bagire ba leta afarendo gute nabamufashije. In fact nabamufashijemo
kwica abo ngabo n'ubu bakaba bari mu buhungiro abandi barishwe n'ubu ngubu n'abandi abari bamurinze muri izo ntambara zose bakaba ubu ngubu bafunzwe ntuza this guy by'abagamba ntiyaramuzi akora ibyo byose ubu ntafunzwe unasogira ngo izo pfuba zikure he icya mbere ni amafaranga menshi afite icya kabiri ni ukwica afite instruments of coercion arica nubwo na akamasa kazazivukamo nyine bagiye kwagarikana ngagaruka ku gitekerezo cyawe naguciye mu ijambo garuka ku gitekerezo cyawe gasa na Didas nkeka kandi ko nanone Imana nayo bimfashijemo ushobora kuvuga uti ntabwo Imana ifasha abanyabyaha ariko nkeka ko Imana ari igihano yabaye abanyarwanda kuko ntabwo mwebwe mwemera Imana na Bibiliya n'iki byose nkeka ko ntabwo Imana yakabaye ko abanyarwanda bamerewe gutya ni ukuvuga ngo Imana imera duhana ngira ngo mwemera mu Imana na Bibiliya muzicare reka twisesengure politiki by'Imana tubiharire Imana twebwe tuyigire mu byacu tutayobye rero ikintu nkuriza yaravuze mu kanya byanuza uwo munyamakuru wa Cameroon ntabwo ntabwo tumenya ababivugiye ntitumenya uko babiganiriye kuko bajya gutera as I told you Kagame ntabwo ari muri Uganda Kagame yaje kuza ku rugamba avuye Fort Leavenworth muri Amerika around 24 around there sinzi niba mwasomye igitabo cya Steven Kenza uburyo yaje mwarabibonye n'ukuntu kimwe n'uko of course hari ibyo beshya ariko rero mostly ku rugamba byo hagize around 23-24 izo nama zovuga ngo bijyanye na Museveni kugira ngo bagire inosi kivura the thing is icyo nemera ijana ku ijana icyo nemera n'uzana mugenzi wanjye nkuriza nuko Kagame yashakaga kugira ngo ko Sud Kivu na Kivu bibe akarere akontorora nka buffer zone icyo bivuze Semana ni nkuko njyewe twaba turanye nawe ariko nkabazi ko wowe ufite unyanga noneho agatangiye nawe akaba ari umupaka ako no nkabamvuga ndamutse ngize abantu bankunda bari kuri autre côté y'umupaka hagati yanjye nawe ntabwo uzabona kumenya kugira ngo ntere n'abafite imbaraga ni ukuvuga ngo wabugize ni wora defense donc ni mire sinzi ni urukuta mbashyizemo urukuta ibyo ngibyo rero bapanze rero nicyo Kagame yapangaga ariko kugira ngo byitirire Himatutsi Empire Tutsi kugira ngo nanjye Didas cyangwa umututsi mu Rwanda yumve ko ari party y'iyo Empire n'umwana utaravuka azasange ahubwo ibyo bintu nyine ibyo turimo kuvuga avuga ati ni ibintu byari byarateguwe wenda twazagira ikiganiro cyihariye niba igitekerezo cyawe kirangirira aho ngaho twasoza cyangwa niba rwose sinshaka rangiza igitekerezo cyawe gasa na Didas kuko naguciye mu ijambo kenshi muzagire ikiganiro cy'ibyo bintu by'amako n'iby'Himatutsi Empire n'abantu babigira ikiganiro cyabyo kuko ni ibintu biri mwatumiramo n'abasaza b'abanyapolitike babo twese tubiganireho hanyuma nsoza ibyo kugira ngo wenda nkosore akantu gatoya yego mugenzi wanjye nkuriza yavuze ko Kagame ngo kimwe na Museveni ngo bose ari abagande ngira ngo wenda nkana batwumvasha kwifata nabi kandi nkeka atabivuze abigambiriye nkeka ko uvuze Kagame ari umugande nanjye wumva umugande cyangwa se uvuze ko wenda it's true yagiye Fort Leavenworth ari nka Uganda we ntabwo uri umugande no ntabwo ndi umugande ntabwo ndi umugande ndi umunyarwanda ngira ngo rero kugira ngo wenda nari nzi ko ufite ubwenegihugu bubiri ubw'ubunyarwanda n'ubugande akaba ari nayo mpamvu najyaga numva ukunda kuvuga ngo ariko abanyarwanda mugunda gukora ibi ngibi gutya wowe wivanamo naho ngaho najyaga mbihera agasa na Didas mbabarire buriya rero iyo uvuze ku banyarwanda buriya reka nkubwize ukuri iyo nza
iyo nza kugira imana kubwira papa na mama guhitamo ababyeyi banjye kubyarwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda muragoye, muri abanyarwanda ni abagome, abanyarwanda ni indyarya, abanyarwanda turagoye. Ujye ushyiramo tu kuko nawe urimo. Shyiramo ko ntabwo ngoye vurema. Ngakomeza. Ariko in fact nizwe kugura mu kiganiro nge nawe natwagiranye na former minister Nkuringoma kumbere Kagame n'umuvantara. Ibavu n'abakora umuvantara icyo gihe navuga imico afite ntago ari Kinyarwanda. Kagame ntabwo afite ubunyarwanda, ariko by nationality ni umunyarwanda kimwe nawe, ariko imico y'Inyarwanda oye iranananye vrema no gushaka ukuntu abantu Kagame wenyine. Sorry? Kazigaba Kagame wenyine. ushaka kuvuga abandi bande? Gasana Didas, icyo kibazo cyo kuvuga ngo ni abanyamahanga nyine, natwe ubwacu kuba tuvuge mvuka mu Buganza, abantu benshi biwacu hariya mu Buganza bakunda kuvuga ko narenze akarwa, ni ukuvuga ngo ntago njya mvuga nyura ku ruhande ngira gute, kenshi na kenshi bakunda kumbwira ngo ntago ukiri uwacu, ntago uri Umuganza. Noneho rero no kuba tujya muri ibi bihugu tukayiga n'aya masomo hirya no hino, nabyo bituma tugenda tuyabira wa mugani w'abarundi, dufata n'indi mico tugavanga n'iby'iwacu nyine, bimwe tukabirengaho nyine. Ni nacyo cyiza nyine, ntabwo tukiba tukiri abanyarwanda babandi b'umwimerere cyangwa se babandi ba gakondo. I really agree. Hanyuma rwose nsoza Bwana Semana, ndagushimiye cyane kandi nshimiye cyane bagenzi wacu Nkuruzamiyeri, nshimiye mugenzi wacu Kazigaba Andre. Zino deba politiki zirakenewe, turamaze dukise kuri nivo yaho, noneho habina biganiro, noneho abantu babizamura nuko bazana n'abanyapolitike bakaganira kandi tuganira ahangaha, nibyo bizafasha society yacu. Ntago iyo umuntu aje ahangaha ntago avuga ngo nta muntu ufite monopole sur la vérité, ndishaka kuba nibeshejana ku ijana rwose, nyavuga ko byumva uko byumva umunyarwanda niwitemo icyo yumva gifite ishingiro. Gusa nanone nkeka ko rwose abanyarwanda tuzagira ahantu tugera ari uko tugiye tureba tugana kuri center aho kugira ngo tube muri kwihurira left cyangwa hagati, ndavuga hagati, aho kugira ngo umuntu aturuke muri droit left, undi aturuke right, bahurire muri centre. Aho kugira ngo batagere muri centre, umwe ajye a droite, undi agenda to the right. So numva ari ukuri kandi ndagushimira na Semana cyane. Urakoze cyane. Urakoze Gasana Didas. Rero iki ni ikiganiro uko byumva ute, kandi Gasana Didas ariko kutubwira bwa nyuma utamwibagirwa. We ntago mwibagirwa rwose Gasana Didas. Humura, urumva yuko ubaye ijwi rya rubanda tuzagutora 100%. Hanyuma hari n'abandi bagushimiye cyane, kandi nanjye naragushimiye yuko wigeze kutuzanira umunyapolitike Ali Abdul Karim. Yaradususurukije, abantu benshi bajya banyandikira bakambwira bati wazatuzaniye abanyapolitike nk'ikiganiro mwakoze mpaka kandi mukagikora mu kinyabupfura, mu bwubahane. Mwakoze na Abdul Karim nubwo mutumvikanaga ku bintu atariko, ni biriya niyo deba dushaka, nicyo cyazana agashyashya muri iyo espace politique, no kuvuga kuri rya soko rya politique. Gasana Didas, muri cya kiganiro cyawe rero Gasana imboni, Gasana Didas n'abanyamakuru, uzadushakira abo bantu baze badususurutse nk'uko Abdul Karim yadusukije. Turanamushuhuje kandi twaramushimiye, turamushimira n'ubu ngubu. Hanyuma noneho rwose vuba cyane kabisa. Hanyuma rero Amiel Nkuriza, we turaza gusoza mu kanya. Ndumva nta kindi gishyashya utuzaniyeho, reka mpe akajambo yahigimagani Kazigaba.
usigaranye umunota umwe tugasoza ikiganiro. urakoze Tarsise. Wenda nagira ngo nsoze mbanza gushimira cyane umuvandimwe wacu Gasana Didasi. Mu by'ukuri abanyarwanda benshi ntago bajya bamenya agaciro k'umuntu cyangwa ubumuntu bw'umuntu. Hari nabo jya wumva bavuga ngo Gasana Didasi ibi nibi, ariko biterwa hari nuko batamuzi. Gasana Didasi nigeze kuvuga ngo nta nubwo jye mubara nk'umututsi, mubara nk'umuhutu, kuko mu by'ukuri Gasana Didasi ntago yahunze kubera ko yananiranwa na FPR kubera indambi cyangwa kubera bapfuye ibisahu. Bapfuye ko ubumuntu bwe yabonaga abona umuntu nk'undi. Gasana Didasi ratandukanye n'abahunze u Rwanda bapfuye na FPR ibisahu. Abo bapfuye nabibisahu n'uwe ntaho bataniye na Paul. Nicyo nuriya muhungu Evode yavuze ngo u Rwanda rewe n'agatsiko. Agatsiko rero ntago abandi. Yes, agatsiko k'amabandi. Agatsiko ntago ari umuntu umwe, agatsiko n'abantu benshi, nibyo gafite umuyobozi ariko gafite abantu benshi. Hari abantu rero bahunze u Rwanda ariko mu by'ukuri bari mu gatsiko, ahubwo bo bapfuye badapfuye ko babonye abantu nk'abandi, ahubwo bapfuye ibisahu. Bapfuye ibisahu, bapfuye ubusambo, bapfuye ubugegera, sibyo? Abo ngabo rero bapfuye ibyo n'ubundi no hanze nabo ngabo ntago wavuga ngo nabantu ngo Kagame ngo arashaka kubagira. Nyine bapfuye ibyo byiza nuko yanabera imina bakavaho, ariko batandukanye n'abandi n'ababatutsi cyangwa abahutu nka Didasi bo bapfuye ko babonaga umuntu wese nk'undi. Nkomeza rero nagira ngo mbwire abatwumva ko mu by'ukuri tukimara kuvuga ikibazo cy'u Burundi, Didasi akimara kuvuga ikibazo cy'u Burundi na Kagame na Museveni, hari umuvandimwe w'u Burundi wa mamaga yarambwira ati reka da, ati buriya Kagame yarihuse ashaka kugira ngo akore kudeta ashyireho umurundi nka Niyombare w'umuhutu bari gukoreramo nk'uko bakoreraga muri Kabila wa Kongo cyangwa bakoreraga muri Bizimungu. Ibyo rero Museveni ntiyabishakaga, ahubwo we yashakaga ko bagenda gakeya bakabanza bakigarurira bakabarikaniza Este Congo, uburasirazuba bwa Kongo, Uburundi bukaza nyuma, kandi Uburundi nabwo bukazajyamo Buyoya. No kuvuga ngo mu by'ukuri Museveni we yavansa Buyoya, Kagame we akaba arashakaga ibintu byihuta byacaga no mu makudeta, akaba yashyiraho n'umuhutu ariko yakoreramo, aribwo yashakaga kudeta ya Niyombare. Nuko umuvandimwe w'u Burundi yabimbwiye, kandi ashobora wenda kuba harahahurira n'ukuri. Icyo rero nagira ngo nsorezeho cya nyuma nuko icyo kintu cya Empire Hima mu by'ukuri buri muntu avuga uko abyumva, uko abitekereza. Nicyo kiganiro cyacu nyine nuko mbyumva uyu munsi kuba Kagame yica bamwe bo mu miryango y'abatutsi b'ababega cyangwa abanyiginya, ntabwo ari uko yanga ko uwo mushinga ukorwa cyangwa yanga abatutsi. Oya, ibyo akora ni ku nyungu z'abatutsi, ariko umututsi witambitse uwo mushinga nababwiye ko abatakibarwa nk'umututsi abarwa nk'umuhutu. Ariko igihe wa mushinga wazaba warangiye, c'est en faveur des tutsi, icyo gihe wenda Kagame ntazaba kinariho, ariko umushinga uzaba ari en faveur y'abatutsi. Ugiye urebye nko muri education mu Rwanda, tujye mu mashamamwe two kujya muri byinshi, tujye nko mu buganga. Usigaranye umunota umwe Kazigaba, amasegonda twakerewe. Yego, tugiye nko mu ishami ry'ubuganga ushobora kujyamo muri ibyo bita ngo les métiers de noble. Métiers de noble, imirimo y'abantu babandi bindobanure bibirangirira. Voilà. Iyo ugiye kureba rero usanga uyu munsi nta bandi bantu biga ubuganga, n'abantu bindobanure, n'abatutsi bo mu gisirikare processement. Akenshi nabo bafite amaspecialiste niki. Ugiye no muri education isanzwe, ugenda urebe uko abahutu barimo bera iminwa nuko abatutsi barimo bari avantage. Uraza gusanga wa mushinga ugenda buhoro buhoro, ariko kandi biri systematique. Ntugenda urebera ku bantu bazamutse hari Kagame bari kweriminana na Kagame, hera no mu bana hasi
urebe formation bari guhabwa muri domaine zose zitandukanye, uraza gusanga umushinga uriho umuhutu azasigara nibyo ashobora kuza ari majorite cyangwa yarashizeho, ariko mu by'ukuri ameze nka wa mutwe wo muri za 83 na mbere yaho ntacyo amaze, ari wa undi unenwa udashobora no kubona akazi. Niyo empire hima bazabashaka, kuko minorite niza bifite ubushobozi bwose muri service zose ariyo iyobora, nuko bizaba bimeze. Ariko noneho abigenzi bo bagomba kuba éliminer bien avant, noneho hakazaba hasigayeho generation iri mal éduquée, inalphabète, les indigènes. Nicyo nshaka kuvuga nuko ngo abantu banyarucari babantu barenganye batafite icyo bamaze babaho no mu muhanda. Iyo systeme ya empire hima nuko izaba imeze. Numva rero nasoza kandi nkabishimira yaragize cyuko wazashaka n'abandi bantu ugatumira tukabivugaho, kuko iyo umuntu avuze uko abyumva kandi akavuga uko abizi uko abibona birafasha. N'abandi bakritika byaba byiza bagiye bakomanga bagakingirwa bakaza nabo bakatubwira uko babyumva, kuko tubibona ashobora kuba atari ko nabo babibona, kandi si na ngombwa ko babibona uko nguko, ahubwo baje nabo bakatubwira uko babyumva. Abanyarwanda barushaho kumenya ukuri. Ndabashimiye. Urakoze Andre Kaziga, urakoze Gasana Didas, urakoze nawe Amiel Nkuriza, murakoze namwe mwari muteza amatwi kino kiganiro. Uko byumvute naho ngaho dushoreje ikiganiro cyacu nyine kuri iryo nota ryo hejuru cyane, do yo hejuru cyane, do re mi fa sol la si do. Ubwo rero ni mpamagaye abo banyapolitike, abo bantu b'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo. Ni ibibazo koko bikeneye ko abantu babijyaho impaka kandi mu bwubahane, nubwo twaba tudahuje ibitekerezo nk'uko twabikoze na Abdul Karim. Nicyo ngicyo, abanyarwanda turacyari inyuma cyane, ntago turumva kujya impaka icyo bivuze. Usanga turi muri bya bindi bya consensuel yo kuvuga ntiteranya na kanaka oya. Twebwe kino kiganiro cyacu ko mbyumvute nuko nguko duteye. Hanyuma noneho mu kinyamakuru umunyamakuru kibategurira bino biganiro nuko nguko dushaka gutoza abantu umuco wa demokrasi. Umuco wa demokrasi rero twawuhereye ku umurinzi wa Darfa ya Ingabire, bitwara Ingabire washinze ishyaka umurinzi. Hanyuma noneho tureba ikirunga kiruka utaretsa mu biyaga bigari, Gihatsiki bampatse ibihugu bo ko benyegeza byo, inyungu zirihe ku baturage bacu, igihombo kirihe ku baturage bacu. Naho ngaho dushoreje ikiganiro cyacu, naho utaha ndabashimiye. Andre Kazigaba urakoze cyane, Amiel Nkuriza urakoze cyane, Gasana Didas nawe urakoze cyane, nawe Gakeri Fideli twari twifuje gufatanya nawe ngo tubwire icyo utekereza, nawe turagushimiye. Namwe mwese mwari muduteze amatwi turabashimiye, naho utaha. Iyi si tuzayisiga uko twayisanze, niwazanye ibigega tuzajya n'ibigega, uzayisigira ibyo wayisanganye. Akabona ushaka ibintu kubw'amahirwe isi kagutiza, gahisha mu nzu gaheza abantu mbere ko utayihese kagusanga. Wowe ugataha udatwaye impamba, iyo ugaturana n'abatindi. Iwanyu nta witwaza impamvu, wihemuzwa n'ibihita ejo uzata iwanyu.
witwaza impamba iwanyu nawe witwaza impamba iwanyu nawe witwaza impamba burya gutwara barabikunda ugabana ingomo kanyaga ukagaba bakagukeza ndetse ugasengwa mbere ko utahihese kagusanga yegurira ugataha utakigaba ingabo ndetse ugahenduka nka rubanda umugaragu w'Imana Yobu ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ibyo byose nabihawe n'Uwiteka Uwiteka niwe ubyifurije izina rye rihimbazwe iwanyu nawe witwaza impamba iwanyu nawe witwaza impamba ntawuza yambaye mama iwanyu nawe witwaza impamba ntawuza yambaye umushanana tuzasubira mu nda y'isi ntacyo twambaye iwanyu